umwanya n'uwanya. Benimana ab'umuryango cyane wa MPYISI ndabasuhuje cyane kandi bakomeza bafata mu mugongo muri iki gihe twunamira abatinya kubivuga nubwo turi no mu gitaramo kandi dutaramira umubyeyi wacu Pastor MPYISI. Mukomere. Izina ryo barivuze ndi muganga RUTANGARWAMABOKO. Reka ne gushyiramo iby'imandwa kugira ngo ntabusana na musenyeri. Ariko ndavuga cyane nk'umunyamuco, umushakashatsi, nishaka sinshyire hirya ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco mbereye umuyobozi mukuru. MPYISI ndashaka kumukeza nk'umunyamuco. Igihe cy'igitaramo abantu bavuga ibigwi by'umuntu, kandi ubwo ndi imandwa sindi bubeshye, ntabwo imandwa zigira ikinyoma. Ubwo rero ni ukuvuga yuko ntari buvuge nk'uko bamwe bajya bavuga iyo umuntu yapfuye bakamuvuga ibyiza gusa, kuko twebwe ubwo twanamwirabuza abaye ari uwo kwirabuzwa, ariko sibyo. MPYISI ni imfura cyane, sicyo bababwiye ngo mukome mu mashyi. Ubundi kirazira, nakoze ubushakashatsi kuri kirazira gukoma mu mashyi umuntu yapfuye, ariko umukuru barayakoma, bacinya n'akadiho. Mukomera amashyi MPYISI. Rugamba Sipiriyane yavuze ikintu gikomeye cyane, ngo nimba ndangije ibyo gusaza mwirinde amarira mu ngamba, ahubwo bazahanike bagire bate ngo ariko iyo nka muyigwe mu munyibuka. MPYISI we ubyumve rero, ubu turagutaramiye, uri imfura cyane. Ibintu bitatu kuri MPYISI ntazi niba babanje batarabivuze, kuko ni ukuri kutagishwaho impaka. MPYISI mutoya kandi nawe uri MPYISI w'imisatsi ibiri cyangwa imaze no kuba umwe nanone. MPYISI yagiraga urukundo pe. Nimureke duterekere MPYISI urukundo yagiraga ruture mu mitima yacu. Ntimwikange, ndi n'umwigisha, ni ugutereka, ni ugutegura imitima yacu kugira ngo za ndangagaciro za wa wundi ziduturemo. Icyo ni kibi? Nta kibi nazanye mu Badiventisti, ndubaha imyizerere y'abantu. Akagira urukundo ntarobanure. Twamenyanye ndi agasore k'inyiga guhuma kavuye muri kaminuza, ariko kihebeye umuco. Ndamubwira nti ndi naka, ndi muri ibi n'ibi, ndashaka kuzaza kukureba. Atuzaze. Duhura bwa mbere rero twahujwe n'igitaramo cy'umuco, kugira ngo rero umupasitoro yemere gutaramana n'umupfumu. Ubwo uramenye icyo yapfumuye nawe. Turatarama biratinda. MPYISI twataramanye rimwe, amateka y'inari nyazi kuko umushakashatsi narasomaga nkakurikirana. Ubwo ngubwo rero mba nanyuzwe, ntango n'iyingiyi ntabwo nayivaho. Turongera ubwa kabiri. Hanyuma ngiye gushaka rero nari nzirasanaho kuko nari ngiye kugarura ibyo abandi batakigira.
ibyo abandi bita inama z'ubukwe ubwo rero natangiye kumukeza umuco ariko saho gusa ibyo ni ibyanjye jewe rutangarwamaboko ariko we kuko ari mukuru yagize ibikuru na mbere cyakoza rero reka jewe mvuga ibyanjye nyine ntawe ujya kuvuga iby'abandi avuga ibye hanyuma ngiye gushaka bimwe bita inama z'ubukwe sinazikunda burya sizi Rwanda bisigaye biberamo murantungiye ku mugani w'umurundi yari je nawe na Professor Nyagahene umwarimu w'amateka n'umushakashatsi turicara ngira ikibazo ko hari ntigeze mba umusore kuko no mu busore bwanjye nirukaga mu basaza ikitsi rero niko twahuye nuko turicara hariya mu bicumbi ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ko hari no mu rwego rw'ubushakashatsi ngo turebe ko twagarura ubukwe bwa kinyarwanda ndavuga uko bizagenda niko sha hariya ngo ugiye kugira ubukwe bwa kinyarwanda wagahunguye ariko rero wita izina rikomera ndakwita gahungu kandi numva rutangarwamaboko ntisigewe je ntacyo nkomeramo ni sogokuruza kandi n'ubu ndagusheje nawe uri sogokuruza ashaje afite imyaka 104 sogokuruza yashaje afite imyaka 102 nzaba ndeba ibya rutangarwamaboko nanjye nguye kandi sogokuruza namukuriye mu maboko ibyo abanyarwanda bita kuba umugirwa ukuvuga wa wundi wagizwe agatozwa kugira ngo azatore no kwarankurikiranye n'abayirwa basaza Mpyisi ati nikore wavuze ibindi nabikunze ni byiza ugiye no kugira ibitagirwa ibitarigeze kugirwa n'undi muntu yarabivuze mu ijambo ryo mu bukwe bwanjye abantu babibonye barabibonye atariko ndakubaza kimwe uzarongoza iki nzarongoza iki subu simpari nyine zarongora nigiraga nk'utazi ibyo ari byo ariko nari namenye haganisha ariko ndatinya kuko Mpyisi gutwamye ubwo nyine wakwigirayo wabutesetse none se Imana igira icyaha erega abanyarwanda buryo bavuga Imana y'u Rwanda bareba n'umuntu bakavuga ngo nakuriye si umuntu ni Imana y'u Rwanda yigendera Mpyisi yari Imana y'u Rwanda muteye abanyarwanda mugira Imana nyinshi akada ni imico y'Imana afite muri we twagira amahirwe Imana yari muri we natwe aba muri twe mu mukomera amashyi Mpyisi yari afite Imana muri we iyo abanyarwanda bavuga ngo uriya muntu si umuntu ni Imana y'u Rwanda yigendera Imana zamwaritse ku mutima ntago baba bavuga ko tugira nyinshi tugira imwe yitwa iri hose rurema rugira rugaba rwagisha rugabo niyirema niko abanyarwanda bayita ikabiri hose si y'abanyarwanda gusa harabavuga ngo ni y'u Rwanda ni i Rwanda ni mutima Mpyisi yari umuntu w'umutima akagira indangagaciro z'uwashyize umutima mu bantu ni Imana yari afite Imana muri we ku buryo umubonye ubona ari Imana yigendera mu bantu ni mukomera amashyi so rero nimwongere natwe abashishiriye tumukeze ni imfura cyane kandi ibihe biragiye hagiye ibindi arapfundikiye hagiye kuza ikindi gihe uko mbivuza abakuru barabyumva Mpyisi atoyamo injyana ku ruhande rutangarwamaboko abakuru barongozaga umwishwa niba uvuga ubukwe bwa kinyarwanda uzarongoza umwishwa sha wagahunguye urabyiteguye nta Imana tugira koko ndumugira Imana kandi n'imfura yagenda mwese ubugira Imana burya biva henshi ndamubwira nti nari natinye kubibabwira kuko narinzi ko wantarutsa ukantwama ngo aha nashyomye ngo ibyo byatsi nongeye kugarura mu bantu bapfumo batukwa byinshi nyamara aribo bapfumurira abantu umwishywa numva arankomoreye ntawe abantu baracyabaho ndababwiza ukuri n'abitwa babugufi bingana bite ntibari bazi iby'umwishywa
keretse data na mpyisi na Professor Nyagahene, abo batatu. Mushiki wanjye wahamuye umwishywa nawe bamubwiye ngo uhamure ugiye guhita urongozwa. Nta muntu n'umwe wari ubizi. Naratangaye rero avuga ku by'umwishywa, ariko sinanatangara nuko nyine yabivugiye aho nanjye nkagira amahirwe yo kongera kubyumva. Ati umwishywa Rutangarwamaboko yarongoje nakatsi karemwe n'Imana. Atabon ubundi aba barongoza ibyuma, ati yo ntindi impeta se, niko yavuze. Yavugaga amagambo akomeye. Buri Imana ivuze ntabwo ivuga ibintu byoroshye. Ati yo ntindi impeta z'abantu barongoza bivuze iki? Ati ubundi mu Kinyarwanda umuntu yarongozaga umwishywa ngo urwo rugo rwishyuke. Kwishyuka rero ngo ni banyamwishyuka mu nduru, ngo ni banyamwishyuka mu ntambara, ngo nagati katarari impundu, ngo iyo katarongoye karabanwa. N'ubu no mu rupfu hano dufitemo ibyiza, ubuzima n'umweru n'umukara. Ubu rero nazanye n'injishi yanjye yakitaga agakobwa nako, haguruka wa gakobwa we, ukeze bene mpyisi. Ati Ruta, ushatse umugore mwiza, ni igitangaza n'impamo. Agaseka neza cyane. Yicaje injishi yanjye. Mpyisi rero yaramunyereje. Nuko ndamubaza, ariko ubwo tukabana ari jye nawe, abana be ntawe ubimenya. Umupastor ugenda mu bapfumu buriya yageragayo nawe Gerard Rubanza. Gerard ariko ndivuga kuko uhuza naso, ubundi ni Mpyisi. Wenda ukaba waramutwamye ku kira gipfumu kigiraho iyi. Nyuma rero ageze igihe ibintu bitangiye kuba ukundi, ndamubwira ntari uko nta bana ugira. Ati ndabagira. Nta muryango ugira? Ati ndawugira. None se ubibona warageze mu muryango w'iwacu ukanshingira ukansabira ukagira ute? Hanyuma ubu ugiye cyangwa nkaye tuzavuga ko tubana nabande se? Niho yakumbwiye. Ati mfite umuhungu wanjye witwa Gerard Mpyisi. Duhana gahunda ko tuzamureba. Uko tuzamureba rero urabizi niko byagenze. Uko byagenze bari umupfu sindi umupfu, sindi n'umupfapfa. Kuko twaraye tuvuganye na Mpyisi uyu dusigaranye, erega nundi ntaho hagiye aturimo. Ariko ubundi nyine nk'ibi bikwiye kuba kugira ngo tumuvuge cyane. Kuko buryo tuvuga izina ry'Imana kenshi iriba muri twe, imico yayo iba muri twe. Mpyisi we uraje duturemo rero, ahubwo wari waranatinze niba ari ibyo, n'abatakuzi bakumenye ko abantu b'i Rwanda bakibaho. Hanyuma tubivuganye tujye ejo saa 5, dore aya masaha aranye mfite abarwayi, dore nawe ati mfite akazi. Mu gitondo nsanga yanyandikiye ubutumwa ngo yewe ngo ntiwirirguza, ngo ararembye, ngo abaganga basabye ko nta muntu umugeraho. Siko wambwiye? Kubwira abapfumu rero no kwikoraho turazimura. Ubwo bibaye atari byo waba ufite akaga. Hanyuma ndarekera mbwira injishi yanjye nti yewe ntabwo tukigiyeyo, ariko ubwo agahora ntota atari ngo tujye kureba Mpyisi. Ejo bundi uzi ko abana banjye bambwiye ngo none ko agiye tutamurebye kandi baratubwiraga ko arwaye da. Mpyisi we ubyumve rero, narwanye cyane kugira ngo nze nkuzanira abana bateruye ukabita amazina, none uragiye ariko ntugiye uturimo. N'umugira Imana arakuzi, na bene Imana arakuzi. Byari imfura yanjye, intege zari zibaze kuba nke cyane. Ariko Mpyisi yaraje mu mvura mbi y'umuzajoro, araza Mpyisi aza kwa Rutangarwamaboko. Uko yagendaga sinabaga nabizi, hari genda mubwiraga nti ndaza nkoherereze abahetsi bagutwa ngo hoya bakahunguwe wowe batejo bundi urumva wari wageze igihe cyo kumpeka. Ntiyagirirwaga, Imana ntigirirwa, wayitura iki? Mpyisi araza anterurira abana abahesha imigisha. N'ubu imigisha se sinyifite. Ubwo se nabura nte gutaramira Mpyisi we? Koko abantu bataramye Rutangarwamaboko simpagire sogokuruza ko yazantera. Nta kinteye rero, ahubwo amunda mukirize pe.
aturamukirize Kigeli. Igihe Kigeli yatangaga umwami Nyagasani, Mpyisi muzi ko ari we wagiye mu ruharo, si we ariko n'u Rwanda. Umbanjirije nyakubahwa ndagukeje kandi yabivuze, uyu munsi turizihiza umunsi w'intwari. Ntabwo ari twe tumushyira mu ntwari, ariko nta n'ikitubuza kuvuga ubutwari bwe mu muryango wacu wo kwa Mpyisi. Nimukomere Mpyisi amashyi y'ubutwari. Ndetse sinavuga ngo niba u Rwanda rwumva, kuko rurumva, Imana irumva, kandi tugira Imana y'u Rwanda, u Rwanda ari rwo rutumva. Rwose Mpyisi ashyizwe ku rutonde rw'intwari z'u Rwanda, abantu b'imfura, abantu b'umutima, abantu bahesheje agaciro igihugu no mu bihe by'amage ntibagitatire. Mpundu zavuga u Rwanda rero, i Rwanda hazagira umuntu uhagarara ajore Mpyisi. Ajore Mpyisi ntabwo ndamubona, kandi ntihagire uvugira mivumbi kumuvumba. Umuntu wabatukaga mukanga mukamukeza, mwabigoryi mwakipota rukakireba, uya makuru buvuga amafuti, kandi akaba ari bo bajya kumureba buri munsi bashaka kumubaza. Gukomera ku muco, akaba umunyakuri, ntagira ikinyoma, kuva muzi ntagira ikinyoma, kandi iryo avuze arikomeraho. Abo nkabakunda cyane rero, kuko burya rutangarwamaboko sinjya mbona ariwe, sinjya mbona ariwe. Nuko nkaba niboneye Imana aho ngaho rero, nkagenda nkashengerera nkakuraho ibyo nkuraho. Yewe nimuzampe Bibiliya, narabyumvise bya Bibiliya, kuko turazirana. Ubwo abandi yabahaye Bibiliya, yewe yampaye igitabo cy'amateka cyitwa Royauté Sacrée de l'Ancien Rwanda. Ntabwo ari Bibiliya ubwo, ubwami bwera bw'u Rwanda rwa kera. Burakera se? Nureba urasangamo imihango n'imigenzo n'imiziririzo byacu byaturemye nicyo yampaye. N'uyu munsi rero nanjye Mpyisi we naje kugukeza umuco twahuriyeho, naje kugukeza amateka wanditse y'u Rwanda atazasibangana, kuko mu Kinyarwanda kirazira ko umubyeyi atangira ishyanga ari we yarabyanze. Warabivuze Mpyisi, narabikunze biriya, ati njyana ngo wacu. Hanyuma n'umugogo w'umwami yanga ko ushyingurwa ishyanga. Icyo kintu mwakongeye mukagikomera amashyi, kwiryo sha niyo riba ryariyongereye mu yandi twagize nayo atatworoheye. Mpyisi mugira ngo ni Mpyisi? Aya da maze kurangiza ubushakashatsi bwanjye kuri kirazira ze no gupfundika, kuko wavuga iyo bya Mpyisi ntiyabirangiza. Nashatse guhinyuza kuko naburangije ntarahura na Mpyisi, namumenye nyuma. Noneho mubazi iby'amazina uko yiswe Mpyisi, ngira ngo mpinyuze mbibwirwe n'umwiru. Ntariko sogoko nako sogokuruza nabimwitaga byombi. Sogokuru ubu yujuje imyaka 100, nkikabahiza ibizigira by'imfizi. Akaba imfura rero ya sogokuruza Rutangarwamaboko. Urumva sogokuruza yashaje afite 104, uyu ni 102, sogokuru afite 100. Urumva ko ndomugira Imana cyane. U Rwanda rero cyafite abarame. Data kandi ni munyabarame. Ndamukije yambwiye ko andamukije data munyabarame ngo ni inshuti ya data. Ndomugira Imana. Ubwo rero ndi n'igipfumu nka hinguka n'ahantu hatari inshuti za data, naba mfite akaga. Dawe nawe ndagukeje mbere ya Mpyisi, arabizi twari inshuti kandi nawe yari inshuti nawe. Hanyuma Mpyisi ndamubaza nti kuki bakwise Mpyisi kandi uri umubyeyi mwiza? Nigizaga nkana, ariko nk'umushakashatsi nagombaga kubariza abandi. Hatoya ruta, ati ukaba umupfumu ntumenye ibyo? Ati data yari umupfumu, bayaga baraguza urugimbu, bakaraguza inkoko. Ni amateka ndimo kubabwira Abadivantiste
ntago naje kubigisha kuraguza n'ubundi n'abajyayo sijye bajyana hanyuma ati bakaraguza inkoko bakaraguza urugimbu bakaraguza iki igitaramo cyaryoshye rero ubwo twataraga nimukomere mpyisi amashyi ahantu hapfuye umuntu abantu bagaseka batyo ubwo rero ntiyapfuye turimo ati bakaraguza urugimbu bakaraguza inkoko ntago mbabeshya murebe igitaramo twagiranye kuri YouTube yanjye yitwa Muganga Rutangarwamaboko biriho uko mbivuze ati noneho nkareba data abwira urugimbu abwira inkoko ati kandi ibyo bibwiye bikaba ati nkavuga ngo nanjye ibi bintu nzabigira ati kibazo nakuze amadini yaraje arantwara yo kavuna umuheto agatuka idini ari mu ntikuri tukaze kandi uriri muri pastor ati genda bagapfumuwe katazi no gupfumura akabivuga gutyo ati noneho rero kuko wacu babyariraga impfusha abana babyara bagahora bapfa noneho bagiye kuraguza ndengurira ibyarengeyeho ntabona urabona iki wowe ureba iby'Imana ibona ikabikubwira ni nayo mpamvu bavuga Imana yeze ati rero ubwo muhora mubyarira impfusha aka kana kazavuka muzakimane muzakita izina ry'agasimba igisimba kibi ndetse muzavuga impyisi iryana maze urwo rupfu nzarebe ko rumutwara ati none subiyo basenze ntiyabumviye mpyisi n'ubu sindiho mpyisi ntaramye muri abantu bakuru mwese muzankundire musubize amaso inyuma murebe abantu biswe batyo ntabwo bigeze bakenyuka abantu bitwa bampyisi bagapyisi banyakabwa ba gasamunyiga ba nyagahene ba ntabwo bapfa ntabwo niba mbeshya musubiza amaso inyuma muvuye muti cya gipfumu burya kirabeshya oya ngo abanyarwanda ubwo ntibari bafite Imana ibyo mpyisi yarabizi yamenyaga ibintu akamenya n'ibindi kandi burya n'abasoma Bibiliya ntimukibeshye muri Bibiliya mufite haranditse ngo Imana nijya kubara abantu izahamagara naka wibu naka wavutse mu gihe kiniki mpyisi niyapfa icyo gihe cyangwa ababyeyi be ijuru umuvuga yari kuba ririmo kuko atarigiyemo rero aribamo kuva kera nta rindi ijuru udafite mu mutima wawe tegereza simbujije mpyisi uri imfura cyane ijuru warigeze mu kera mpyisi rero agakunda umuco agakunda u Rwanda kuko igihe cy'umugogo wa Kigeli yari nyir'umupfu rwose ariko rero umwami ntapfa yari nyir'umugogo akoranya abahindiro bose yewe we ubu nakenyeye noneho rero nashatse gukenyera icyo gihe nige bakenyeraga agiye nyine mu birori muganura hehe ubwo nkagenda dore wa mupfumu ngo waraje n'impuzu n'iki byose noneho iyo gihe nyene nambaye agakote ndavuga ntereka ntajya kuba igishungero ku rupfu kwitabarizwa ry'umwami angezeyo nsanga abahindiro bagagaje n'imikenyero myiza cyane umweru n'umukara umweru mukomera amashyi mpyisi nimukomera amashyi mpyisi ngo yarababwiye ati mwambare neza mukenyero uko bakenyeraga kera twagagaze duherekeza umwami wacu mpyisi twakuvuga iki se twa Gerard ariko Gerard mpamagaye mu wishyanga mpyisi we wowe dusigaranye ibi bintu se muzabishobora wamuganye mpyisi dusize mu ruharo runini aragiye igishyitsi kitazigera gihigikwa ashyizwe mu ikome rimwe twota tugasusuruka n'ubu turasusurutse ndamukeje rero nkasoza nsaba ngo Imana y'u Rwanda idufashe wa mutima wari muri mpyisi ubwo tumuterekera ubu tumwibuka ngaho abumvira hafi kandi ngo mushaka gucukumbura mukamenya da aterekwe mu mitima yacu umutima yagiraga urukundo yagiraga ubuntu yagiraga gukunda igihugu yagiraga ubutwari yagiraga kudahemuka yagira baravuga ngo nanga amadini ngo nanga abanyamadini iyaba abanyamadini bose bameraga nka mpyisi we ko naba ngize amahirwe bari hese ko bamwamwanya nawe kuyirirwa gatukana nabo ariko rero burya Imana ntizabura bayo nimureke uru rupfu rwa mpyisi
rudutere kumwigiraho kurushaho, kuko burya icyo utunze ntumenya agaciro kacyo, ariko iyo kigiye uza abantu ntibatagiye kubyumva. Nubwo tuvuga ngo turataramye, ariko ntihabura urira ati jewe baranambuza no kurira. Nizi by'ubuzima bwo mu mutwe, abantu nibarira nabo mujye mubareka. Umuntu navuga akababaruke mujye mumureka, burya aba yarataracuka, yashakaga gukomeza kwiyongera. Gucutsa imwana imburagihe nabyo biteza akaga. Maze rero reka noyeye wataramira ibya mpyisi ntabwo yabivamo, kandi sije jyenyine ukumuvuga, ariko inshuti uyikura ku nzira. Iyaba n'abandi twayaga duhura dutyo. Ibi rero u Rwanda ruzabizirikane, kandi ruzabizirikana kuko jye bibabwira ndi umunyamateka, no kuvuga ko ntazabura kwandika amateka ya mpyisi. Niyo abandi batayandika jye nzayandika. Nabwiye umuhungu we mpyisi kugira ngo ibifatirwa abanyamakuru mu bifata, mwe kubifata ngo mugende mwitwikire mwimanukire. Hadutse abahungu batwika no mu rupfu rwa mpyisi bagatwika. Oya, mu bifate gishakashatsi kuko ibi bintu tuzabikenera. Aya majwi y'aba bantu bakuru, abakomeye n'aboroheje, bizagaragaza uwo mpyisi yariwe. N'abatageze aha ngaha bazamwigiraho byinshi. Na bamwe bavuga ngo nivuga butumwa, ubu butumwa rero bwavuzwe bwageze kure, kandi ndumva nta bundi burenze ubu. Ijuru ritari iryo ntabwo ndizi. Nimwishyuke rero bene Imana, umuntu no mu ntambara dutaramira umubyeyi wacu, tumutuze mu mitima yacu. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Murakoze Rutangarwamaboko, Imana iguhe umugisha. Umwanya tugezemo rero, reka twumve ubutumwa bwa nyiricyubahiro Karidinali.